yarambwiye ngo iraje, ije mu murima wayo, ije mu rutoki, ije gukorera urutoki rwayo, ari ryo torero ryacu rya Pentekote. Simbizi ryabaye ikibazo mu rwego rw'isi. Imana yarambwiye ngo ADEPR niryo torero yashimye, irishyira ku rutaro, irarigosora. Abo kuvuga mwaravuze, abaseka mwarasetse, niryo torero ariko yashimye, irishyira ku rutaro. N'ubu ngubu iracyari kugosora, iracyakuramo ingumbi, iracyashungura. Imana irambwira ngo uko ryabaye igitangarizwa niko igiye kurigarukaho. Nyuma yo kugosora no gushungura, ADEPR Imana izayigarukaho ngo rizabana none itorero ritangaza abantu benshi, kuko izasukamo umwuka wayo, gakongera gakorekerwamo imirimo ndetse kuruta mbere. Nuko yabimbwiye. Ariko irambwira ngo igiye kubanza gusukura, ihereye hejuru mu bashumba, yewe muri biro nyobozi nkuru mu rwego rw'igihugu imanuke kuzageza ku munyagice, amabandi n'amasarigoma yose hanze, ibishwangara n'ibirere, ije gukorera urutoki, abavuga butumwa, ababeshya, abahanuzi b'abatubuzi, indaya, abatinganya, abarozi bose mu budiyakoni, mu makorari, aho hose Imana ikuyemo, Imana irasohoye. Kandi ni nakwihamagaye bundi bushya, Imana irirehereje bundi bushya. Ariko abakristo banambye kuwitekije kubashyigikira, isi nifite igitokije kuyitera inkingi, imibonobono nayigereranya na ya mazu n'amamodoka muhanura, nabigeranya n'imyambaro, izo mbingo n'imigano. Hari benshi baje kubitabarirwamo, kubisubirizwamo. Ni ukuri kose ibyo bintu Imana izabikora, amaso ya benshi mugiye kuzabibona. Hari abantu Imana izahereza amazu atabavunnye, batubatse rwose, ikayabatuza ikayabasinyaho, nguko Abisirayeli bavuye muri Egiputa bakajya gutura Kanani, Imana ikayihindura igihugu cyabo bwite, kikaba gakondo. Bene data, hari abantu Imana igiye kuzaha amasambu ikabahereza, ariko abizasanga nibizira we, yemwe we, abasambanye, abakuramo amada, abaniga abana, umva, abavuze ati aba nibo dushoboye, mbese hafi aho aba nibo dushoboye, ibintu nk'ibyo, abamanyura amazi bishe mu rusengero, abo bose mwitegura, bataracishwaho n'isuka, abantu bo hasi umuhoro urahari, abo hagati abataranyuhura n'umuhoro barahura n'uruhabuzo, no mu bushorishori Imana irahageze. Nuko Imana ije gushyigikira abo gushyigikirwa, nigusangana naho kaba gaseri kamwe, naho yaba intete imwe, ariko wareze ntabwo izayirengagiza, izayishyigikira. Ariko abizasangana amakoma gusa, ngo n'abapasiteri, n'abavuga butumwa, n'abahanzi, n'abahanuzi, abizasangana ngo n'abaririmbyi mu makorari n'ubudiyakoni, nta gitoki. Mwitegure ko Imana igiye kuhakora akazi, igasukura umurimo wayo, ari urwo rutoki ari wo murimo w'Imana. Tugiye gusenga abantu batera imbuto, batagira ibikorwa byiza, abanyabugugu batazi gutanga ngo bafashe abababaye. Ukarya umufuko w'umuceri ukawuheregeta ng'isi hano, ube wagira umuntu uhereza n'irobo, yemwe isukari reka data ukagotomera. Ariko mwebwe ntimunareba n'ibyorezo biri hano hanze, pe ukagotomera, kabido kubuta ukagotomera. Abo bose mwitegure, nta mutindi wavunguriraho, nta mukene umunyamubabaro waherezaho. Abo ntacyo bamaze, ni nka ya mashami ari ku giti ariko atagira icyo amaze, ari abo kunyunyuza gusa igiti gusa, ari abo kunyunyuza Kristo Yesu. Ni ukuri tugiye gusenga, ariko Imana irabasaba kwera imbuto z'abakiranutsi. Ubona umurwayi ukamwinemva gusa, kagira iseseme, ntube washobora gukorera umugisha ngo umwuhagire. Baba we, twajyaga twuhagira abarwayi ba sida mu bitaro kwa muganga, nagiye mu bikorwa by'urukundo, simbe nakwikanga ngo wenda virusi iramfata. Ni kera, imyaka naciyemo ni myinshi, twagiye dukora uko dushoboye, si ngombwa ngo tubabwire. Bene data, ntago bikwiriye ko mwirengagiza abanyamubabaro, abari mu kaga. Cyakoze kubw'iki cyorezo cya corona, Imana ishimye ko tudakoranaho, tutanasuhuzanya.
tugiye gusenga mushaka imirimo myiza yabera mugore nabyara wigira inenesi aho kumubaza abantu umubare agejejemo hanze ubaze niba yasomye no kugakoma naho iby'umubare abantu si weho ubarema n'Imana ibatanga kuko hari na benshi bafite ubuhanga bagerageje gushaka abana barababura kandi muhumure ubwo muri kubona muri benshi Imana yigeze kumbwira ngo abantu babaye benshi ndetse abantu bagezaho gutinya kubyara irambwira ngo ni muhumure abafite ubwoba bwo kubyara abana muzabaha iki irambwira ngo ni muhumure Imana iruruyukire irurutsije kubagabanya muhumure irajije gukora isuku ije kubagabanya murakoze hari ikintu nakuboneye mu rutoki hari igihe nyiri urutoki iyo rwajemo umusaka ibirere bishwangara ibyakatse nyiri urutoki yagiye kurukorera yitabana ibikoresho bitatu yitabana isuka umuhoro uruhabuzo isuka ishinzwe gukora hasi umuhoro ukoramo hagati uruhabuzo rukora mu bushorishori aho umuhoro utagera niho uruhabuzo rugera aho isuka itakora uruhabuzo niho ruhakora ngongera rero nkababwira ngo ishami ryose ritera imbuto ari ikintu nakuboneye nyiri urutoki ari igihe ajya acishamo akaza akarukorera iyo aje kurukorera hari igihe insina ibiriho insina nyinshi utuntu tw'insina twinshi twavutse ntabwo areba ngo izi nsina zizera ibitoki arareba akarebamo izagira umumaro izindi zose zitari kuri gahunda akavuga ati izi nizo kwangiza iyi nsina nizo kwinyunyuriza ubusa agatema agashyira hasi agakuraho ibirere ibivovo biri ku nsina agakuraho amakoma n'ibishwangara ndetse n'ikintu cyose abona kidafite gahunda cyo kwangiza urutoki ibyatsi byose agakoresha isuka agaharura urutoki akarusasira rukagubwa neza hari ikintu nakuboneye mu rutoki hari igiti nabonye mu rutoki badajya bakunda gutema mu rutoki bakita ikibonobono umubonobono ni igiti kitajya gipfa gukurwa mu rutoki umumaro w'umubonobono ntabwo uteze kuvanwamo imbaho si uko bateganyamo kuzacanwa n'ibindi bintu kucyubakisha burya bakirekera mu rutoki bateganya ko kizavamo inkingi z'ibitoki noneho igitoki insina yazanye igitoki kibe gito kinini sindabona nyiri urutoki asuzugura igitoki uko cyaba kimeze kose naho ryaba ari iseri rimwe bararishyigikira ariko insina naho yaba umujugujugu gutema uburebure nyiri urutoki aratema agashyira hasi kuko ari kubona iyo sina nta musaruro ariyo kurushyanya gusa ntacyo ari y'amakoma gusa bakristo benedata agawahushye waje ari mwinshi imvura ari nyinshi nyiri urutoki ntajyangayikishwa n'isina ifite amakoma meza atoshye ngavuga ati ya makoma ashobora kuvunika reka nyiri urutoki ahangayikishwa n'isina zifite ibitoki akavuga ati ngwire kuzitera inkingi naho kaba ari ibere rimwe intete imwe y'igitoki ashaka inkingi ihuje na cya gitoki akayishyigikira nagiye mbona iwacu bashyiramo n'imbingo tuntu tw'uduti nka dutatu bakadupfundikanya bagashyiramo ariko ako gatoki ntibagasuzugure nagiye mbona mu ntara zimwe na zimwe no z'iki gihugu aho nakandagiye nko mu burasirazuba za Mutara hehe yewe n'igisenyi araho nabibonye ukabona igitoki kimwe bagishyizemo inkingi ebyiri eshatu baciye igiti cy'inturusu wa mubonobono urimo bashyizemo imigano kubera iki cyazanye igitoki kinini kandi gitangaje kigomba gushyigikirwa rero hari icyagucika ntikizagaruke twikomereze isi icitse intege ibaye umuhonge abanyakiro b'isi barashobewe ngo isi ihumanijwe n'abaturage bayo cyambere bisha amategeko hari amategeko yishwe bene data hari amategeko none niba umuntu bamuhereza inshingano z'ubupasiteri Imana itarigeze imwimika akajya ngo agiye kuyobora umukumbi umuntu agashinga idini hari yuko yiboneye akiha gushyiraho amabwiriza adahuje n'ijambo ry'Imana aho si ukwica amategeko niba umuntu yiha gusezeranya umugore utandukanye n'umugabo kandi ijambo ry'Imana rivuga ngo iki Imana yifatanyirije umuntu ntakagitandukanye wowe ukabirengaho kandi witwa ngo uri umupasiteri ngo uri umushumba ugasezeranya umuntu wigeze urugo nturi kwica amategeko ugahindura ibyategetswe
hari ibintu byategetswe bene data, ntabwo ari ugupfa kwinjira mu bintu by'Imana gutyo gusa. Twikomereze. Bisha amategeko bahindura. Niba twe tugeze ku rwego bavuga ngo bantu basezeranya abahuje ibitsina ubutinganyi, kandi kera bitarabagaho, uko si uguhindura ibyategetswe, si ugukora mu jisho ry'Imana. Niba umukobwa ari kwiyemeza kuba indaya akagera aho asambana n'imbwa cyangwa umugore, uwo se ahinduye ibyategetswe? Bene data, isi ihumanijwe n'abaturage bayo kuko bisha amategeko. Biteye isoni n'agahinda kuba barokore mbere twarabizerwa abakristo, umuntu bakamushyira kuri kese ya banke bavuga ati ubwo ari umurokore ntashobora kurya n'igiceri cy'atanu. Ariko iyi minsi ya none ntiyagikora ijambo ngo nuko yabatijwe, ni umukirisitu nashaka yaratijwe kwa padiri, ubu ntawe ukugirira icyizere keretse abantu bakuzi bavuga ati dusanzwe tuzi ko ari inyangamugayo, ariko ubu nta cyizere kikibaho kucyitwa umuntu. Isi icitse intege, ibaye umuhongi. Abanyakiro b'isi barashobewe, birabacanze, simanijwe n'abaturage bayo kuko bisha amategeko bagahindura ibyategetswe. Nicyo gitumye umuvumo utsembye isi. Marayika w'Imana aratambutse, arazengurutse. Bene data, umuvumyo utsembye isi. Ndikora aka kantu k'umuvumo utsembye isi, Imana imaze iminsi imwanirije. Narasenze mu cyumweru cyashize, sinagize ikintu shyira kuri YouTube. Imana ubwayo yanyibwiriye ko natwe hano iwacu Rwandije kudusura, yampaye ijambo ryo muri Zaburi ya 50:3 havuga ngo Imana yacu izaza ye guceceka. Zaburi ya 50, kandi some mutagira ngo wenda mbabwira ibyanditswe. Imana impereza ubutumwa bujyanye na Bibiliya, ntagiye impereza ubutumwa butari muri Bibiliya. Imana yacu izaza ye guceceka, ntago izakomeza icecetse, iraje. Yarambwiye ngo abantu bagiye bakora ibiganiro ku maradiyo, Uwiteka yarabyumvise bibaza ngo mbese Imana iriho. Imana irambwiye ngo haba abakirisitu n'abapagani murayibonye, iraje. Izaburi ya 50:3 baravuga ngo Imana yacu izaza ye guceceka, imbere yayo umuriro uzakongora, umuyaga w'ishuheri uzayigota. Amena. Yemwe bantu b'Imana, by'umwihariko ngabwira abakristo turi kumwe muri iki gihugu, Uwiteka araje, muramubonye. Abatamuzi muhumure, Imana irabiyeretse. Ngababwira ngo Imana murayibonye. Ije ikanyeye umuriro, yiteye umuyaga. Mwitegure kwakira umushyitsi muhire. Ndetse ikambwira ngo isi akaga karaje, isi ihumanijwe n'abaturage bayo. Bene data, irambwira ngo hagiye gutera inzara, inzara ikomeye itarigeze iboneka mu Rwanda. Irambwira ngo iyi nzara ngo umuntu azajya yayura kongera guhuza inzasaya ndibikunde, arinde apfa ashize mu mwuka. Muraho yemwe, muraho yemwe abajyama n'abaniga abirirwa baterura ibyuma ngo muri gushaka ibizigira. Ngaho nimwongere mu biterure, Imana iraje. Aho gushaka ubwami bw'Imana, yemwe abakina n'ibyaha by'ubusambanyi, abagore n'abakobwa mutanga za avance, abubakiye ingo ku byaha by'ubusambanyi, Imana iraje iciye mu ngo zanyu, ije kureba ko ibyo bari kurega Isodomu ni Gomora ari ukuri. Ngaho ibi bya massage abakirisitu bari basigaye bajyayo bakagukandagura hose, ngurananiwe n'amatwi hose bagakanda n'amabere, wambaye ubusa bagabo bagukandakanda, ariko umurengwa ni mubi. Isi ihumanijwe n'abaturage bayo ko bisha amategeko bagahindura ibyategetswe. Bisha amategeko abapasiteri batishingano zo kuyobora umukumbi, kubwizana abantu kuri Kristo. Bisha amategeko abashumba, bisha amategeko baragira amafaranga yo kuragira intama z'Uwiteka. Bashumba abapasiteri, Imana ije kubaranwa namwe, ije kubaranwa. Ese murayimurikira umukumbi mwaragijwe, murayimurikira amafaranga mwaturishije, mugiye kumurikira Imana iki? Byararangiye nitabye Imana. Nitwa Riziki Chantal, nta bwoba. Muraho yemwe, byararangiye, ntawe ndi gusaba umunyu, byararangiye rwose. Ubifata uko ubyumva, nuko ngo bahindura ibyategetswe.
niba inyigisho zose ibibwiriza ibiterane byose ari amafaranga, ko ni uguhindura ibyategetswe. Yesu yaravuze ngo mugende mu mahanga yose muhindure abantu kuba abigishwa banjye, mubigishe kwitondera ibyo nababwiye byose. Ni Yesu Kristo wabivuze, umwana w'Imana. Ntabwo yavuze ngo mugende mujye gusaba amafaranga. Bene data nshuti z'umusaraba, amafaranga abonetse ni byiza, atabonetse kandi